السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتيم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. turashimira Allah subhanahu wa ta'ala we kubw'ingabireze ibyiza nk'ibi bikomeza kugerwaho, dusabira umwiza mu biremwa amahoro n'imigisha ko byamusakaraho, n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Kubw'ibyo rero turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi bumva amagambo bagahitamo ameza muri yo. Turanasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri babandi birwa mutakambira bagira bati yewe Nyagasani, turagusaba uduhe urubyaro rwiza, uduhe abafasha beza bazatubera ibyiza hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, ndetse unadushoboze no kuba abahagararizi kuri ibyo ngibyo. Muvandimwe mu Islam, kuri uyu munsi wa none rero turagira ngo tugaragaze bimwe mu bintu 10 umubyeyi w'umugabo agomba kwita ku mwana we cyangwa se ku bana be, ku rubyaro rwe bitandukanye, uzi ko yareze kandi yaroroye ndetse n'uzi ko ari kurera ariko hari byinshi atarasobanukirwa, hari ibyo atarazi ko bimureba. Umuntu woroye n'umuntu wareze baratandukanye, ariko benshi mu bantu hari igihe uba uzi kuri kurera nyamara uri korora, hanyuma n'umusaruro ukaba mubi ntumenye aho byapfiriye. Umuntu worora ni wa wundi ufata itungo cyangwa se inyamaswa akayigenera ibyo kurya, akayigenera aho kuba, akanayambika, dore ko hari abantu basigaye bambika inyamaswa ngira ngo ntago ari igitangaza. Ndetse iyo urebye n'umwana muri iki gihe, ababyeyi hari uwumva ko kumurera ari ukumuha ibiryo byiza, kumugaburira, kumuha ahatura, kumwambika, bikaba birabaye. Nyamara iyo umusaruro ugiye kuza niho bitandukanira. Itungo iyo warireze riguha umusaruro mwiza, rigucungira abajura cyangwa se rikaguha ibyo kurya cyangwa se ukanarigurisha, ariko umwana iyo umureze gutyo gusa ukumva ko ari byo bihagije, aguha iki? Umusaruro mubi, cyangwa se ntacyo umukuraho usibye umuvumo, cyangwa se no kuba yaba impamvu yuko uzamubazwa hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Bismillah, dutangiye ku gikorwa cya mbere umubyeyi agomba kwita ku mwana we. Umwanditsi rahimahullah aratubwira ati an tastash'ir hadhihi al-amana wal mas'uliyati wa khuturati at-tahawun biha. Umubyeyi agomba kumenya agaciro k'uburere bw'umwana ndetse akamenya n'uburemere bw'indagizo yahawe, akamenya n'ububi n'ingaruka mbi zo kutabyitaho cyangwa se zo kutita kuri ubwo burere. Icya kabiri nacyo agomba kurangwa nacyo, bavandimwe wa Islam, an tastash'ir annaka qudwatan lahum fi kulli tasarrufik. Ugomba kumenya ko urwo rubyaro, abo bana bawe uri kurera, ari wowe bareberaho. Nimba witwara nabi, nimba urangwa n'imvugo mbi, muvandimwe mu Islam, nimba urangwa no kudaha agaciro umugore wawe cyangwa se umubyeyi w'abo bana, menya ko abana bakureberaho. Mu Kinyarwanda baravuga bati uwibahetse aba yigisha uwo mu mugongo. Kubw'ibyo rero, iyo uranzwe n'imyitwarire mibi mu rugo rwawe, niho hahandi uzakuza umwana, cyangwa se umwana azajya gushinga urugo rwe ugasanga arangwa n'imvugo mbi, arangwa n'agaciro gake aha abo mu rugo, haba umugore ndetse n'abana be. Igengesere ku bikorwa, mu mvugo ndetse no mu byo ukora, abana bawe baba bakureba, uri role model wabo. Hanyuma ikindi kintu ugomba kwitaho mubyeyi w'umugabo, an taqumu bimunasahatihim wa tawjihihim laysa fi umuri dunya fahasab. Ugomba kuberekera no kurangwa kuba mu bambere mu kubagira inama, si ibintu byo ku isi hano ku isi gusa,
si uburyo bagomba kubaho hano ku isi gusa, ndetse ukanaberekera n'uburyo bitegurira impamba yabo ku munsi w'imperuka, dore ko isaha n'isaha urupfu ruratungurana. Ese umwana wawe yiteguye bingana iki? Ese wamugiriye inama zo kwitegura uburyo azatabaruka? Nk'uko rero umuteganyiriza ejo hazaza he, umwigisha amasomo cyangwa se umurihira amashuri, ugomba no kumumenyera cyangwa se kumwigisha uburyo yitegurira impamba ye y'ejo hazaza. Ikindi umubyeyi agomba kurangwa nacyo, hathuhum ala ta'diyati alwajibat wal muhafadha alayha, ugomba kumwerekera, ugomba gushishikariza umwana gutunganya inshingano ze ndetse no kuzirinda. Urugero, mithlu sala, nk'iswala umwana ugomba kuyitaho, ugomba no kumenya ko, ugomba no kumubwira ko umwana agomba gutunganya iswala ye, ugomba kumenya ngo yasariye ku musigiti, ugomba kumenya yasariye mu rugo cyangwa se niyanasaye. Abatubanjirije b'ababyeyi batubanjirije jazahumullahu khaira, bajyaga bagira kugenzura abana babo batashye, bakabwira abana wasaye, undi ati yigo, ninde wasarishije, bigatuma umwana mbere yo gutaha agomba guca ku musigiti, niza atasaye akazisara, ariko kugira ngo amenye wasarishije, icyo kibazo nikimugonge cyangwa se nikimunyureho. Birabaje kuba ababyeyi b'iki gihe ahera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere nta nubwo arabaza umwana we ese wasaye, nta nubwo azi athari sujud, umwana we nta bimenyetso by'uko asari, numubona na sijida, numubona natawaza, ariko ntacyo bikubwiye. Ugomba kurangwa n'iki? No kwita ku nshingano cyangwa se no gushishikariza abana inshingano nko gusari ndetse no gukora ibindi bikorwa byiza, ukabibakundisha. Ntabwo ari ukubashishikariza ubakubita gusa babone ko gusara ari inkoni gusa, gerageza unabashishikariza, unabagaragarize ko ari byiza. Ese wari wafata umwanya ku modoka Allah yaguhaye ugashyiramo abana bawe, famiye yawe, mukajya gusara ijuma? Ese wari wagerageza umwana kubona sari ukamuhemba ukavuga ati kubera ukuntu sari nkuguriye ikanzu nshya cyangwa se umuswara? Ubwo ibyo rero umubyeyi agomba gushishikariza abana gusari ndetse akanabibakundisha. Ikindi kintu nacyo agomba kurangwa nacyo, ihda'u sharit al-islamiyya ilayhim wal kutayib wa targhib fihi, agomba gushishikariza abana be kurangwa n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Birababaje kuba urugo rwawe rutarimo amategeko agenga urugo. Amategeko agenga urugo rwawe agomba kuba ari ukubaha Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa ye. Binabaye byiza ushobora kwandika ku kibambasi cyangwa se ugashyiraho ikibaho kiriho amategeko agenga uru rugo. Nta kwambara uko ubonye, kuvuga gutya, kwinjira ugatora salamu, ibyo byose bimwe mu mategeko arangwa n'urugo rwiza. Umuntu uwo ari we wese aremetswe ku buryo agendera munsi y'amategeko. Ubwo rero iyo urugo rwawe nta mategeko meza rufite, umwana agenda avoma hirya no hino. Niho handi usanga umwana yicara akarisha imoso kubera ko yabibonye muri filime, yicara agashyiraho amatatiwaje cyangwa se agashyiraho amaherena ku mazuru no ku matwi kandi ari umuhungu. Amategeko agenga urugo agomba kuba hari abana bayazi, ndetse nawe ugendera munsi y'ayo mategeko. Ayo nta yandi, ni amategeko dusanga muri Qur'ani ndetse no muri Sunna. Icyo ugomba kurangwa nacyo mubyeyi, al-muharabat wasail lahwi katilfaz wa video wa ashritatul ghina, ugomba kurwanya wivuye inyuma ibintu bidafite umumaro iwawe, nk'amateleviziyo, ibintu bicaho bidahwitse, ndetse n'amavideo arebwa adahwitse. Ugomba kubirwanya. Kureba televiziyo iwawe ni gahunda, no kuyifunga ni gahunda, n'ibyo kurebamo bigomba kuba gahunda mu rugo rwawe. Atari ukugura televiziyo ngo ushyiraho abana bareba imiziki, bareba ubwangizi bwose muri televiziyo waguze, bityo uzabibazwe. Uwo muco wasigaye mu bazungu gusa. Nukuva umwana areba televiziyo kuri gahunda, akafite ibyo areba, akabiva agakora iki? Agasoma ibitabo. Mushishikariza abana no gusoma ibitabo. Mushyiraho gahunda yo kuvuga ati uyu mwana izi saha n'izi saha agomba kuba ari gusoma ibitabo bigiye bitandukanye. Ikindi kintu umubyeyi agomba kurangwa nacyo, alayka ma'rifatu man yusahibuna
ويجالسون وأين يذهبون. ugomba kumenya uti abana banjye bagendana na bande, bicara muri bande, ese abashuti b'abana banjye ni bande. Birababaje kubona umubyeyi arinze agira umwana imyaka 10, 15, 20 atazi inshuti ze, niba inshuti ze ari nziza cyangwa se ari mbi, inshuti ze zirangwa n'iswala cyangwa se ari babajura cyangwa se n'abanywa rumogi. Ibi bintu biguha ishusho y'umwana wawe, bikaguha n'icyo ugomba kumurinda n'icyo ugomba gukora iki, kwibandaho cyane. Ibi bintu bitanga umusaruro si no ku mwana wawe gusa n'undi muntu. Hari ababyeyi bagiye bafasha abashuti b'abana babo, jazahumullahu khaira, Allah abaha ibyiza, bakamenya inshuti z'abana babo, harimo abakene, harimo abadafite ibyo barya, ariko umubyeyi kubera gukurikirana umwana we akamenya inshuti ye, ibibazo ifite akaba yanayikemurira ibyo bibazo. Si n'ibyo gusa, hari abana baba bafite uburwayi, baba bafite ibibazo byo kubura, byo kwigunga, ariko wamara kubibona nawe ukamubera umubyeyi, ukaba wamuganiriza, umwana agasubirana icyizere ndetse akabona ko ashyigikiwe, afite umuntu umwitaho. Ibyo byose ntago wabishobora, nta cyangwa se nta nubwo byagaragara utabanje kwita ku bagendana n'umwana wawe. Biranababaje kuba umubyeyi ushobora kumubaza se umwana wawe akenshi aba ari he, nta kintu yakubwira. Abana se wamenya bari, ugomba kumenya umwana wawe ibyo abarimo, ku buryo uramutse umubuze hari aho wamushakira. Ibyo bintu ugomba kubikora ukanabimubwira, kubera ko umukunze, kubera ko ushaka gutekana muri wowe, kumenya umwana nimba atekanye ahari. Ntabwo ari nk'aba bandi bumva ko atamuha uruhushya, ukabona umwana ageze mu myaka 20 asaba uruhushya rwimwa, cyangwa se ageze muri icyo gihe kubera kurwima asota, asimbuka ibipangu. Umuha uruhushya ukamuha n'icyizere, ariko ugakurikirana imibereho ye na bagenzi be. Hanyuma ikindi umubyeyi agomba kugaragaza cyangwa se agomba kwibandaho, tahdhirihim min shurbi ad-dukhan aw al-wuqu' fi shabaka al-mukhaddirat. Agomba kubarinda no kubagaragariza kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, kunywa itabi, ndetse no kugwa muri icyo gico cy'abantu barangwa n'ibiyobyabwenge. Muri iki gihe biragoye kubona umubyeyi yicaza umwana amubwira ibibi by'ibiyobyabwenge. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye bangirika muri bagenzi bacu, mu bo twari duturanye, b'ibiyobyabwenge. Icarana n'umwana umubwira ati ibiyobyabwenge bimeze gutya, ibiyobyabwenge dore byagize runaka gutya. Hari abantu twari turi kumwe, ariko kubera ibiyobyabwenge nta kintu bafite, ntibasa neza. Ubagaragaze cyangwa se ubagaragarize ububi bw'ibiyobyabwenge no kunywa amatabi, bityo bizagufasha mu burere bwawe no kwita ku bana bawe. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuri iyi ngingo aratubwira ati almar'u ala dini khalili, umuntu idini rye rigaragarira kubo bagendana. Falyanzur ahadukum man yukhallil, umuntu wese nimba ushaka kumenya idini ryawe uburyo rihagaze, reba uwo mugenda. Nimba ugenda n'abantu badasari, menya ko idini ryawe riri mu manegeka. Ariko nimba ugenda n'abantu basari, bavugisha ukuri cyangwa umugayo, menya ko nawe uri mu nzira nziza, uzarangwa no kuba inyangamugayo. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu aratubwira kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iki gice, ma min shay'in adalla ala shay'in wad-dukhan ala an-nar min sahib ala sahib. Nta kintu kikugaragariza ikindi bigaragara cyane nk'uko ushobora kubona umwotsi ukamenya ko hari ahantu hahiye cyangwa se hari umuriro, nko kubona inshuti ya mugenzi wawe. Uhita umenya uti uyu muntu ibyo ari byo byose ari mu nzira nziza cyangwa se ari mu nzira mbi. Menya ko umwana wawe nimba agendana n'ababi, nimba hatarashya koko hazashya, ariko nimba agendana n'abantu beza, nimba ataranatungana ari mu nzira, umenye ko birimo biraza, azagenda ahinduka bitewe na bagenzi be. Umusizi aratubwira ati idha kunta fi qaumin fasahib khiyari, nuba uri mu bantu ujye uhitamo abeza muri bo. Ujye ushishikariza abana bawe nibagera mu kigo, nibagera ahantu, bagerageze guhitamo abana b'abahanga, abana bagira umuco mwiza, abana barangwa n'iswala, abana barangwa n'icyubahiro mu myambarire. Dukomeje rero
ibyo umubyeyi agomba kurangwa nabyo an tarbituhum bisalafi salih wa tad'uhum ila qira'at siyar al-abtal min al-anbiya was-sahaba wat-tabi'in. Umwana wawe ugomba kurangwa n'imvugo cyangwa se kumuganirira no kubatumanjirije beza, no kumushishikariza gusoma amateka y'intwari zatubanjirije mu ntumwa n'abahanuzi, mu basahaba ndetse no mu bakurikiye abasahaba, uburyo babayeho, ubuzima babayeho. Umwana bimuha inzira n'uburyo bwo gucamo. Iyo utabikoze ni handi azakurikira abahanzi, ni handi azakurikira abantu b'ibiyobyabwenge, murabyumva namwe iherezo. Hanyuma ikindi kintu umubyeyi agomba kurangwa nacyo, an tubayyin lahum fadlu ta'a, ugomba kubagaragariza ibyiza byo kubaha no kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wa makanat al-muti', ndetse n'urwego umuntu wubaha agaragara imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'inda an-nas, no mu bantu, umuntu utinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akagaragarwaho kumvira Uwiteka, kubaha abantu muri rusange, ndetse biba intandaro yo gutungana no gutunganirwa hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala arashimangira ibi bintu agira ati, waman yuti'i Allaha war rasul, uzumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akumvira intumwa ye, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, azaba muri babandi Allah yahaye inema, Allah yahaye ingabire. Abo ni bande? Ni babandi twirirwa dusoma muri suratul Fatiha, ni babandi twirirwa dusoma siratal ladhina an'amta alayhim, mana tuyobore mu nzira ya babandi wahaye ingabire. Abo ni bande? Minan nabiyyin, mu ntumwa n'abahanuzi, was-siddiqin, ndetse n'abanyakuri. Ba mufassirin avuga ko as-siddiqin ari mu bamenyi. Urumva urwego rw'umuntu wubaha, azaba ari kumwe ku munsi w'imperuka n'intumwa z'Imana, ari kumwe n'abamenyi bahambaye, washuhada, n'abantu batabarutse kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, was-salihin, n'abagira neza, wa hasuna ulaika rafiqa, dhalika al-fadlu min Allah. Kandi izo nshuti nziza cyangwa se urwo rwego ruhambaye nta wundi urutanga usibye ko ingabire ziva ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil muqabil, ukanababwira ibibi cyangwa se n'ingaruka mbi zo kugira inshuti mbi cyangwa se zo gusuzugura. Babwire ingaruka mbi zo gusuzugura no kutumvira Uwiteka, unababwire n'ingaruka mbi zo kutubaha umukuru n'umuto no kudaha agaciro abantu muri sosiyete. Ibyo bintu bishobora kuba intandaro y'uko ashobora guhomba, haba hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Ni benshi tuzi bari abahanga, bari bashoboye pe, ariko kubera kutumvira no kwibona no gusuzugura, ntago bagize ibyo bageraho, ntago ubushobozi cyangwa se ubuhanga bari bafite bwagize icyo bubagezaho, usibye guhomba cyangwa se kubura umwanya muri sosiyete no kubura imigisha guturuka ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nkaba nsozereje aha rero, iri nama nihereye yuko umubyeyi w'umugabo tugomba kwita ku nshingano z'abana twahawe cyangwa se indagizo twahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bityo bigaduha gutandukana cyangwa se itandukaniro ry'umuntu n'amaswa, bityo tukazisanga muri babandi batunganye, umusaruro tukawubona, ndetse tukanarushaho kwishimirwa n'Uwiteka, ndetse natwe tugaheshwa ishema no kubona abana bacu batunganye, ari abantu b'abanyakuri, ari abantu bambara bakikwiza, ari abantu b'inyangamugayo. Allah agushoboze, anagushyigikire, anagutere n'inkunga. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.